tugiye kuganira kuri amwe mafunguro ashobora gutuma usaza vuba. Ikaze mu munota w'ubwenge. Burya ibiryo bikaranze cyane kimwe n'ibyokeje bishobora kukuviramo gusaza vuba. Guteka ibiryo ukoresheje ubushyuhe bwinshi cyane mu gihe botsa cyangwa karanga mu mavuta byongera cyane ibitera kubyimbirwa mu mubiri bizwi nka AGE, aribyo Advanced Glycation End Products. Ibi bintu bitandukanye nibyo bituma usaza, bikongera ububyimbirwe no kugabanuka k'uturemangingo. Iyo urugero rwa AGE ruri hejuru, ubushobozi bw'uturemangingo bwo kwiyuburira buragabanuka, uko dupfa ntitubashe gusimburwa. Amagufa atangira kuvunguka, ukibasirwa n'indwara zitandukanye nka stroke, indwara z'umutima ndetse n'izindi. Uburyo ushobora kubyirinda ni ugutekera ku gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi, ukirinda ibyo kurya bicishwa mu mavuta cyangwa byotswa cyane ukabirya mu rugero. Ikindi nanone ni ibiryohera cyane. Isukari nyinshi ishobora gutera kubaho icyitwa glycation. Glycation iba mu gihe ufashe isukari nyinshi iruta y'umubiri wawe ukeneye. Isukari irengaho yivanga na protein, nuko bigakora Advanced Glycation End Product arizwi nka AGE. Iyi AGE yangiza bikomeye protein yo ku ruhu izwi nka collagen, ituma ruhorana itoto ndetse rugahora rukeye. Burya n'inyama zitunganyijwe kundi nazo ziri mu byo kurya bishobora gutuma usaza vuba. Muri ubu bwoko bw'inyama harimo sausage, jambo na bacon. Izi nyama ziba zongewemo ibinyabutabire bizirinda kwangirika ndetse n'ibindi. Iba kenshi bitera ububyimburwe bw'uruhu ndetse bikongera cyane uruhu gusaza, kubera kandi ko biba birimo umunyu mwinshi cyane bituma ugaragara nk'ubyimbye. Niba ushaka kuba ubuzima bwiza buzira umuze, irinde bimwe mu biryo tumaze kubwira bituma usaza vuba.